Fatanyije gusenga yego abayagiye antera inkunga mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi ntago urumva nabura kumugendana mu murimo w'Imana. Mu ndirimbo zawe hari izo ajya guhaho ibitekerezo nyinshi ya nayikoze mu gihe cy'ubukwe niwe nayikoreye ariko iyo turirimba ntabwo twizirikana cyane ndetse n'abandi ugejeje ukora wese ndabyibutse yewe Yesu we yabona nakunze nubwo atari mu ndimi naho ndanjine gucecekera buko bwashengewe kwari yugiye n'amawari genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Gendo Online TV turi kumwe ndetse n'Impanuro TV. Pasi umeze neza? Bimeze neza cyane. Twaje inyamasheke niho urugendo n'Impanuro biri. Ubutaka bw'iwanyusha. Habaye heza cyane. Ubutaka butagatifu. Pasi. Yesashimwe ni ikibe. Umeze neza Yesashimwe. Umeze neza cyane. Twongeye guhura n'ubundi turi mu rugendo duhurira mu rugendo. Yego. Nabuze umunsi tuzahura. Oya kandi urugendo rurakomeje tuzarusoreza mu ijuru. Okay. Inyamasheke ku nshuro ya kangahe ndakeka ko nyuma mbere ya covid wari utari wongera kuhagaruka kugira ngo utaramira abantu nka gutya wakiri gute bansuza n'abantu fast ndabasuhuje mu izina rya Yesu ariko abantu bakurikira bari kudukurikira hari uburyo bari kuvuga se umuntu dusuhuje ni meya ni wabasuhuje muri kakano wasuhuje abantu ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye ndabyibutse ibyo wankoreye data mbaye ngushimiye wanzahuye nari mpfuye rubi nakwitura ikimurengezi amen. haracamiye kingana gute udataramira abantu bo kwivuka? imyaka myinshi hano maheruka nko muri 2011 cyangwa na 12 niba mbyibuka neza. Imyaka yari ibaye 10 utagaruka gutaramira abantu byatewe n'iki kugira ngo use nawe wirengagije ahantu ku isoko navuga ngo niyo muziki ndetse n'impano Imana yaguha? Ntago nahirengagije kubera ko kano karere n'ubundi nsanzwe nkazamo kenshi ariko navugaga hano hangaha turi ariko muri Nyamasheke muri rusange akenshi ngenda nza mu bice bitandukanye mu murimo w'Imana. Arya Tasi Nyamasheke ni nini? By'umwihariko Tasi yavuka he muri Nyamasheke? Mvuka hano bita Imacuba mu Gatare. Ubwo abantu baho turabasuhuje cyane. Noneho njeka ko uri umwe mu bahanzi bake bashaka kuba bajya ugiye mu gitaramo uri kumwe n'umufasha wawe. Bira bintu byo imbaraga zikuye tuba tuzi abahanzi bamamaye ariko murabinenze se nge niyo ahubwo noneho ukuntu ari byiza turi kugira ngo tunarebe ahantu imbaraga zavuye tubwire n'abandi bajye babazamura kuri stage. Ahubwo wenda wahita wibaza ati ko hari bamwe mu bahanzi babazana se hari abanyamakuru nabo babaza kuri kamera se babashyira hariko abanyamakuru kuri kamera wenda muri izo event abenshi nabagaragu abanyamakuru tujya kuri tera benshi ntago barashaka abashatse bagumye Kigali. Rero ni byiza kandi mba numva ari ishema kuba turi kumwe cyane ko ibyo mba nakoze tuba twafatanyije gusenga. Yego abayagiye antera inkunga mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi ntago urumva nabura kumugendana mu murimo w'Imana. Mu ndirimbo zawe hari izo ajya guhaho ibitekerezo nyinshi. Kuki uyu munsi wahisemo kubaririmbira indirimbo waririmbye yose muri rusange mu ndirimbo zawe zose niyo ndirimbo ukunda kurusha izindi cyangwa hari impamvu? Indirimbo abari nyinshi ariko hari iyo zo bari batangiye kujya bagenda bansaba ntarajya kuri stage. Rero urumva umwanya wari mutoya kandi nagombaga kuririmba imwe nahisemo rero kuririmba iri ariko indirimbo zo ni nyinshi zitandukanye. Yego. Indirimbo zawe ni nyinshi cyane wavuze ati nahisemo gukora bari bansabye wowe ubonye indirimbo yawe uririmba ukumva
ikujyanye mu bindi bihe byiza cyane bitewe n'amateka uyifiteho ni cyangwa indirimbo yanatumbagije izina ryawe indirimbo zo ni nyinshi ariko izamenyekanye cyane akenshi wenda n'iz'abantu bakunda kuvuga ziraza hugejeje ukora zampisha mu mababa uzaza ryari Yesu n'izindi rero zose zazamuye izina ryanjye ko zaramenyekanye kandi iyi ndirimbo yamenyekanye hamenyekana na nyirayo ntabwo rero navuga ngo ni cyangwa ni ariko muri rusange zose zarazamutse. Hari indirimbo uririmbye madamu ariko gusanga kuri stage niwe wayituraga cyangwa Hoya nta muntu numwe nayituraga nuko yari iri kumfasha tuse ariko niwe by'umwihariko niwe wayikoreye nayikoze mu gihe cy'ubukwe niwe nayikoreye ariko iyo turirimba ntabwo twizirikana gusa cyane ndetse n'abandi rero twebwe iyo turirimba nshobora kuririmba ishimwe ryanjye ariko nkarishyira mu buryo n'abandi bose ribabera ishimwe. Yego iyi nshuro ni ya kangahe nimba atari iya mbere umujyana nka gutya ni buri gihe ntabwo inshuro nazibara ni nyinshi kuva mwaba umwe ntabwo ugomba kumusiga nyina buri kintu agomba kureberaho yenda nagira ngo tubaze ikintu kimwe ahangaha nubuhe butumwa wagenera abantu muri rusange cyane cyane yenda bitabiriye kino gitaramo nababona igitaramo kidasanzwe muri kano karere Kanyamasheke. Icyo nababwira nuko nejo bazagaruka urabona umwanya abari mutoya rero iyo twatangiye kare biradufasha kubona umwanya wo kuririmba ijoro tuzatangira kare ndabizeza ko tuzarimba indirimbo nyinshi zishoboka. Urakoze cyane reka dushimire ukomeze n'indi myiteguro kugira ngo n'ibindi bikomeje bizagende neza cyane. Amen. Abagabo b'abantu wanjye sinjya kubamenya abagabo bafite ubwanwa sinjya kubamenya ngiye oya uwo namumenye atari yabugira ariko nijye nyamona bo akancanga kandi nawe mbona watangiye kubuzana nyibeshyera da hari indirimbo yeguzi nde burangewe ibintu by'Imana ndabikunda nyamara ndi kumva indirimbo zabo numva ziboha ariko nyamara nazibona fotokopi aribo bari kuzima nkabona ni nziza nkavuga ati bagiye bareka kuzijyana muri stade amafaranga bari kuyapfusha ubusa bakayashyiramo igitaramo. Hano wishimye indirimbo yagufashije ye niye indirimbo se indirimbo zose numvisha hano ushobora no gusanga zimwe na zimwe nazibagiwe kubera iki bibagirwa vuba kandi abanakuzi nk'umunyabwenge udasanzwe yaba nose wafata urusaku rwonyine rero hano ajyane bateza abantu 1000 Rasa Fabrice ni ikintu wagira inama abantu baririmbye bose baririmbye muri kino gitaramo cy'uno munsi nabwira ati congratulation mu Kinyarwanda nyine bakomerezaho kuko nawe uzi intwari y'ejo hazaza asanga batangire ku ndirimbo z'Imana kajya kumva bageze kuri hip hop rero ukazajya kumva bageze ku maringara. Ikibazo kimwe wavuze ngo ukunda Imana kandi ukora iki ngo kugira ngo wowe ushimire Imana ko yaguhaye amahirwe ikaguha buri kimwe cyose uhora uyisaba? Ngiye cyo nayishimiye. Ukora iki kugira ngo uyishimishe nawe? Ndasenga ku cyumweru namara gusenga bura dufite amategeko 10 y'Imana. Yatubwira itegeko rya mbere ry'Imana uragora usenga Imana imwe gusa abari nawe ukunda. Rya kabiri urajya usenga ku isabato gusa. Rya gatatu twagiye. Rya gatatu ntago nzi gatondakanya nugasambane nukice nukifiza umugore abandi kandi nawe ufite wawe nukagirira ishyari mugenzo ya kandi ibyo bahaye byose bingana ko kimugirira ishyari. Yego itegeko ry'Imana ryakunaniye kuryubahiriza nire Fabrice muri ayo yose itegeko ukunda kwica niri urajya usenga ku isabato gusa niryo tegeko ryakunaniye kuryubahiriza. Okay ngaho rero nagira ngo mbariza kibazo kimwe uyu mugabo yenda bijyanye no kuvuza ati ayo mafaranga mujyana muri studio muri kuyapfusha ubusa iyo nzumvishe zivuye muri studio zibazibo ariko live mu bitaramo zikaba zishyushye amafaranga mujyanye muri studio mujya muyanyihera nyishopingiremo nyirire nyinywereremo abantu zibagereho gute rero nitutajya muri studio abantu zizabageraho gute none subu buri muntu wese waruri hano siyakumvaga ngurya kunoza siyakumvaga ngurya ariko bwiye kubonye none se abantu bari hano nako bagukurikirana
ntabwo ari bose none se nyine niyo mpamvu mabwira rero yakoreshamo ibitaramo hari inzu basanga mu rugo aya izindi bakazumbira kuri radio njyewe abandi bakazisanga kuri YouTube nkora ibiganiro kuri YouTube nshobora gukora ikiganiro kikabona nk'abantu nka 200 cyangwa 300 abatagiye kuri YouTube ariko nyamara abo twahura mu nzu ugasanga ni 600 kandi basoze ubwo bandeba bamwe bakumva izina ryanjye bagahurura abatamanya kuri YouTube basambona sinambuka mu nzu rero ibyo ngibyo tubwire umuhanzi wo mu Rwanda ukunda uri imidinimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ni umuhanzi navuga nti njye umuntu nakunze nubwo atari imidinimbo naho ndanjine gucecekera buko bwashengewe kuko ari yugiye n'amabari ibintu byose abihinduye isosi Fabrice urakoze cyane nawe urakoze bihangano amazina ninde unibwira abantu ku karirimbo bakuzeho nitwa Niyonzima Alphonse ntuye muri uyu murenge wa Kanjongo ndi umugabo wubatse nsengera mu itorero rya ADEPR Paruwasi Tyazo nkuko babivuze ndi umuvugabutumwa bwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bakizwe mbere z'uko nkizwa rero nge nabanje kuba umupagani unywa urumogi ndi umusinzi ndi umujura naribye ariko Imana impagakiza nibye nkabasaba imbabazi ni nk'iki wibye uhura na nyiracyo umusaba imbabazi hari umuntu nibye ihene ndayibaga yotse warayisubije se nta bushobozi nabonye bwo kwisubiza ariko mbabonye nabasaba Imana izabuguye uyu munsi nabonye igitaramo cyagutse cyabereye aha ngaha ni amahirwe navuga ngo y'imboneka rimwe adakunda kugirwa na buri wese ubundi kino gitaramo cyabereye aha ngaha cyangwa se n'ubutumwa buri gutangwa aha ngaha abenshi bari kuza kwirebera abahanzi bagashima kubona n'abahanzi batandukanye ba Titus ba Theo baririmbana bakabaganza n'abandi batandukanye ariko narimo n'abatabasha kumva buriya butumwa ubundi ni ikintu abantu bakombye kuba basigarana mu mitwe yabo apana kuza kwishimira ko babonye abahanzi batari baherutse ngo bakunda buriya ikintu gikomeye ni ukuba umuhanzi yaririmbye ariko ukagira ijambo ukuramo rizagufasha kugira ngo mu buryo bw'umwuka ukomeze ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe ubuzima bwawe bukomeze igikomeye ni ijambo ry'Imana uba wakuye muri izo ndirimbo z'abahanzi nubwo butumwa wagenera abantu urabizi uyu ni umurenge wanyu ni amahirwe mwagize ubutumwa wagenera abaturage bose n'abakristo by'umwihariko muri kano karere cyangwa n'abandi bantu badukurikira hano ku isi hose bari binajyanye n'amahirwe nava ngo abaye muri aka karere ka Nyamasheke ubutumwa nabagenera aya mahirwe abantu ntago bakwiriye kuyapfusha ubusa bakwiriye kwitabira kuza gukurikirana izi ndirimbo kuko zifite aho zikora abantu ndetse bakumva n'ijambo ry'Imana cyane ko harimo abavuga butumwa twagiye tubona batandukanye bigisha abantu iyo rero babigishije habonekamo abihana naho umuntu atahita yihana nonaha ariko ijambo yumvishije riramufasha rikamukurikirana rikazagira aho rimugeza numva rero igikomeye ari uko bakitabira ibi biterane ndetse yaba umugisha tukajya tubona ibi biterane wenda mu mboneko z'umwaka byaba ari umugisha kuko n'ubwa mbere tubibonye hano by'umwihariko nkawe nk'umuntu wamaze igihe ukorera Satani hari ibintu wangije uri gukora iki kugira ngo wubake bya bindi wangije byose Imana watangiye urabona uyu munsi Imana aguhaye kwivugira ubutumwa haba mu ndirimbo ndetse no mu magambo bisanzwe mu bivuga butumwa mu buryo busanzwe nagira ngo ugenere ubutumwa abantu hari abantu benshi cyane banyuze mu byaha bibye abakoze n'ibindi bitandukanye muri rusange kugira ngo tunajyana n'icyo kibazo Sam Gakire yarabajije kugira ngo ibyo wangirije n'ibyo abantu bagiye bakora mu buryo butandukanye gutyo bitutse kuri wowe usane bya bindi byangiritse mu murimo w'Imana ugeze he uyu munsi uri kubikora gute haba mu ndirimbo ubitubwire haba no mu ijambo ry'Imana tubwire uko byagenda kose ngenda ngasanga hari abo tunzi twagiye dukorana ibyo byaha by'ubujura nkabanza abantu babarizwa ku masite yabo nkabasanga nkabigisha nkabereka icyambere inyungu zo kwihana uko bigenda iyo umuntu yihannye ntago baba bakimubara nk'umupagani cyangwa se umujura
hari abamaze kubivamo hari aho nkoreshereje ivugabutumwa ryo kwihanisha bene wacu hari abamaze kwihana kandi nakugezana n'ubizi isaha nabo turafitanye ivugabutumwa nabo barakomeje harimo abakobwa twagiye tubana babajura banywaga itabi ry'urumogi abakobwa asa nabo bakiba nabo bariba neza bagacurugi neza jewe mbere z'uko njya kwiga akazi ko kwiba nabanje kwiga amategeko y'abajura amategeko y'abajura nabanje gufata n'abiri rimwe baranyigishije ngo niba gufata barinde bakwica utaravuga mwari muri kumwe iryo ni ryo tegeko rya uraryumva ndarikurikiza hanyuma irya kabiri nabanje kuvuga barambwiye ngo iri tegeko riravuga ngo ntugahukwe bishatse kuvuga ngo ntukagire ubwoba mu kazu ko hanyuma rero abo twibanye harimo abaguyemo barapfa ariko jyewe nihannye ubu tuvugana hari ugeze kugera n'umuntu ukiba akabigwamo wowe ukarokoka barapfuye benshi byari byagenze gute ese nta nkovu ku mubiri ufite z'abantu bagukubise cyangwa baguteye ikintu ndayifite abana gato yenda bifungura ishati nta kibazo kugira ngo tujyane ufite inkovu byari byagenze ute muri make utayitweretse aha twari twagiye kwiba baradufata hanyuma baradutera hanyuma ariko turivuza turakira gato yari nkwaje ikibazo kigira kiti ni ryari wagiye kwiba n'umuntu wenda we akabigwamo ukarokoka yenda bikaba hari na message bigusigira uyu munsi wa none mu nzira gakiza urimo kandi unakomeje kugeza ubu hari abajura bagiye biba twakoranaga uwo murimo ubu hamwe hari abapfuye barabashyinguye kandi bazize ibikomere byo kwiba hanyuma jyewe rero maze kubibona nafashe icyemezo ariko n'ubundi uko byagenda kose nanjye byansigiye ingaruka kuko kugeza ubu umuntu ariba agakubitwa ariko ingaruka ukazirengera kugeza ubu rero banaribye ariko ubu nafashe icyemezo abaguyemo baragiye ariko abasigaye turimo turabaganiriza kugira ngo babe bagaruka mu murongo nanjye nanyuzemo kugira ngo mbe ndi umugabo ubu tuvugana rero aho mbiviriyemo nabaye umujura i Rusizi kuva muri 2000 barampakiza njya kuba umujura mu mujyi wa Kigali ahantu bita Kimihurura ahantu bita mu Myembe nongera nibira ahantu bita mu Njamina n'ahantu bita muri Gorufe hanyuma aho hantu hose nahanyuze niba ahandi nabaye n'ahantu bita Gahanga kugira rero Gahanga mpagere twabaga ku kimoteri cyitwa kiri ahantu bita Nyanza twahavuye kimoteri gihiye haje kuba igiterane cy'umuhanzi witwa Bongo Alphonse niwe nahasanze na korari yahitwa Ikinyinya ya ADPR hanyuma barabwiriza ndafashwa bampereza ibiryo mu giterane bamaze kubimpereza bansengera mu giterane hanyuma baramvuga ngo uyu musore tubonye akizwa kugeza ubaye masengesho bansengeye yarankurikiranye ubu ndi umugabo Imana yagiriye neza aho nkirijwe itorero ryangiriye icyizere ndi umudiyakoni mu itorero rya ADPR ndi umugabo wubatse kandi nimo Imana yangiriye neza urakoze cyane reka tugushimire Imana icyo nakubwira tubwire nk'indirimbo zawe yenda kugira ngo n'abantu babashe kumva ibihangano byawe ufite indirimbo zingahe umuntu yazisanga uyu munsi kugeza ubu ntabwo ndabona ubushobozi bwo gusohora indirimbo ariko kugeza ubu mfite indirimbo nkoresha mu biterane iyo nashatse kujya mu biterane nshaka nk'umucuranzi ushobora kugenda akancurangira hanyuma tukajyana hari indirimbo ivuga ngo kera ninjiraga mu rusengero bakandya n'inzara bati sinabyaye ariko manushimwe ushimweyo kuko wanyumvise nanjye banyita mama Samweli nanjye banyita papa Samweli uyu mwana n'uw'Imana yampaye uyu mwana n'uw'Imana yampaye reka tubashimire rero abantu bari kumwe natwe n'abantu badukurikiye ku Rugendo TV Impanuro TV agire ngo tuba turi kumwe cyane mwibuke mukore subscribe Rugendo Online TV Impanuro TV kugira ngo byose bize kugenda neza cyane nshimiye Jerry Cedric nshimiye Sam Gakire n'abandi bose babanye natwe nshimiye umukozi w'Imana n'abandi bose baduhaye
aho ugejeje ukora rwose ndabyibutse yewe Yesu we ayiwe wanzahuye n'abari hariya hakurya muzamure turebe nakwitura iki murengezi tugiye gufatanya kuririmba indirimbo yitwa mpisha mu mababa yego mpisha hehe twagiye mpisha mu mababa amashyi kwa Mungu Iri muri isi fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere bisha mu mababa n'amezi atanatangasa ninca mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana nkomereza amaboko ndwanira intambara nisha mu mababa n'amezi atanatangasa nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana nkomereza amaboko ndwanira intambara niki cyantandukanya n'urukundo wankunze mwami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri Mana uzandengere bisha mu mababa n'amezi atanatangasa nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana umereza amaboko ndwanira intambara bisha mu mababa n'amezi atanatangasa nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana umereza amaboko ndwanira intambara twagiye reka kwifata umutwaro utabarutse kandi cyambaye umwambaro w'urugamba uzi igihe umaze ariko ntuzi igisigaye humura komera Yesu azakurengera bisha mu mababa n'amezi atanatangasa nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana umereza amaboko ndwanira intambara bisha mu mababa n'amezi atanatangasa Mana nyir'ingabo nica mu muriro wambwiye ko ntazashya nica mu mazi wambwiye ko atazantembana Mana yera umereza amaboko ndwanira intambara bisha mu mababa n'amezi atanatangasa Mana yanjye nica mu muriro Yesu
we wambwiye ko ntazashya nica mu mazi yica mu mazi wambwiye ko atazane kandi Imana yera umpereza amaboko urwanira intambara amasi menshi kwa Yesu. Nazanye na madamu, reka haguruke. Burasa hari abaramuriro ngwino usuhuze gusa ubundi imite ntanga microphone. Mukomera amashi cyane, mukomera amashi cyane madamu Tacite tous. Yizire mwari nakunze. Umukomera amashi cyane. Shimwa Yesu ibyo wakoze tukuragisha. Ego Ruri Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire